Muri iyi video tugiye kuganira ibintu by'ingenzi. Ni ibintu ugomba kwitondera ukigera muri gare ya Nyabugogo. Gusa aha ngaha ikintu ukwiye kumenya cya mbere ni uko gare ya Nyabugogo ariyo gare muri Kigali twafata nk'aho ariyo gare ihuriramo abantu benshi. Niyo ushobora gushakiramo serivisi nyinshi ndetse ni nayo ushobora gusangamo serivisi zijyanye n'ingendo zijya ahantu hose muri Kigali ndetse no mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda. Dore rero ibintu bitanu ukwiye kwitondera igihe cyose ugeze muri gare ya Nyabugogo. Ikintu cya mbere ukwiye kwitondera, uzirinde kugura ikintu cyo kunywa cyane cyane na bano bantu bagenda babibunza mu dukarito cyangwa ku dutaro. Kuko ikintu cya mbere uzasanga kenshi babigurisha ku mafaranga makeya. Gusa ariko icyo twakubwira aha ngaha ni uko baba babifunguye. Urugero ndaguha urugero, niba ugiye kugura nka ji, usanga iyo ji bayifunguye bakongeramo amazi, ugasanga ji imwe bayifunguza ji eshatu bakongeramo na supadipe. Rero niba ugiye kugura icyo kunywa, banza umenye neza yuko ibyo bintu ubizi ubyiteguye. Umenye ko icyo ugiye kugura kitari umwimerere. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kwitondera ukigera muri gare ya Nyabugogo, irinde kugura ibintu byo kurya cyane cyane bishobora kuba bikoze mu ifarini. Aho ngaho turavuga amandazi, imigati, capati ndetse yewe na keke. Cyane ko ibi ngibi akenshi biba bimaze iminsi. Ndabaha urugero, hari n'igihe ushobora kugenda ukajya kugura umugati, ugasanga ku mugati handitseho yuko uwo mugati wakozwe uwo munsi. Nyamara rimwe na rimwe ndetse nuko tugenda twumva abantu bagenda babivuga, usanga iyo migati ishobora kuba imaze hafi icyumweru. Ariko kuri kariya gapapuro bakubwira ko wakozwe uwo munsi cyangwa ari uw'ejo. Rimwe na rimwe uzasanga nuyifungura imigati y'imbere yo uzasanga ari mizima, ariko nujya hagati niho uzabona neza yuko rwose bagutuburiye. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye kwitondera ukigera muri gare ya Nyabugogo, irinde guhekera igikapu cyawe inyuma. Rimwe na rimwe hari igihe uzasanga umuntu ari ahetse igikapu nyamara ugasanga kirafunguye. Ntabwo rega ari uko aba yabyibagiwe, ahubwo aba yagihekeye inyuma. Ko muri gare ya Nyabugogo harimo abantu benshi, bamwe na bamwe bagenda bafungura ibikapu by'abantu bagakuramo ibyo bafite. Iyo agifunguye ntabwo yirirwa yongera kugifunga. Ikindi kintu cya kane ukwiye kwitondera ukigera muri gare ya Nyabugogo, uzirinde gutiza telefone yawe umuntu uwo ari we wese. Ikibazo cyose yaza kubwira ndetse nuko yaba angana kose, hari igihe usanga ari abanyamitwe bagira ngo bajyane telefone yawe. Ibi ni ibintu byabaye ku bantu benshi, bamwe na bamwe bagenda bavuga yuko bose ari umuntu uteye impuhwe akamutiza telefone, nyamara ugasanga undi araje ahise amurangaza, baba bari kumwe, wa undi watijwe telefone akahita agenda. Ikindi kintu cya gatanu ukwiye kwitondera ukigera muri gare ya Nyabugogo, uzirinde kwizera abantu bagushyiriraho amafaranga cyane cyane kuri tap and go. Dore ko rimwe na rimwe usanga bagushyiriraho amafaranga atariyo. Mbere yo gushyiraho amafaranga kuri tap and go, banza urebe kuri za mashini zikwereka umubare w'amafaranga usigaje. Ikindi nanone, numara kuyashyiraho ntuzizere n'iri na rimwe yuko ayo bagushyiriyeho ariyo. Banza wongere ugenzure yuko amafaranga bagushyiriyeho n'ayari asanzweho byuzuye. Ikindi kintu cya nyuma aricyo kintu cy'ingenzi ukwiye kugenzura ukigera muri gare ya Nyabugogo cyangwa kwirinda, uzirinde kujyana n'umuntu igihe cyose ugiye gushaka serivisi. Aho ndavuga yaba mu nkundamahoro, yaba aho ariho hose ugiye gushaka serivisi, yaba kugura ibintu, yaba kugura serivisi. Igihe cyose ujyanye n'umuntu uzizere yuko icyo kintu amafaranga ugiye kukigura hagomba kongerwaho amafaranga yiwe.
Niba iyi video wayikunze ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo udacikwa n'izindi video nziza z'ubwenge. Murakoze kudukurikira.